Burashari TV, kaze neza kuri Burashari TV. Burashari, uruganda rucuruza imodoka z'ubwoko bwose, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru, tugufasha tukaguhuza n'abashoferi. Niba ushaka umushoferi tuguhuza nawe. Iyi ni Burashari TV. Ndagushimiye wakurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, Imana izakumugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabana neza. Nawe niba ukiye kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora kiza ku mwanya wa mbere ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka tuzadutereka ku isoko uzajye uzibona. Nimero mushaka mwatuboneraho ni 0788 49 74 23. Iyi ni Burashari TV, Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Bamutagushaho kwamamaza. Bimeze bitereye. Uyu munsi twakoze urugendo nini cyane. Aka ni ka kazi k'ubuturika dufite muri uyu mwaka ko guhiga imodoka hasi hejuru tukazihiga ufundi buhoro. Uyu munsi twageze ku modoka nziza gitangaza. Nyirayo ifite ibibazo byinshi cyane. Arashaka icyitwa amafaranga. Ni ukuvuga ngo arashaka amafaranga ku buryo niba ufite amafaranga uri buze kuba wakwegukana iyi modoka ugiye kubona aka kanya ngiye kukwereka. Iyi modoka ngiye arashaka miliyoni 2.5, ariko ndakumenyesha ko kugira ngo ikibazo cye gikemuke, miliyoni 2,200,000 cash arahita yafata. Arahita yafata ntize kuba yagucika. Ariko mbona gusoza inshuti zikurikira Burashari TV ziri mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu majyaruguru, mu burengerazuba. Aba mwese mudukunda, mwavuze ko muzadukuma ku mutima, mwese muri inshuti magara. Ariko mbona gusoza abadiaspora bakurikira Burashari TV bari mu burengerazuba bw'isi, mu majyaruguru, muri Amerika, Canada, Australia, South Africa, babandi bahora batira comment Burashari, 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 Burashari. Mwese muri inshuti magara. Ariko se kandi mufite imodoka yaheze ku isoko, byaciye mu zihe nzira? Niba ufite imodoka ukaba ushaka kuyigurisha yaraheze ku isoko, kuki tuduhamagara? Duhamagara kuri 0788 49 74 23. Ubundi imodoka baticuruze, turayicuruza ku buryo ako kanya yitegurwa. Ni ukuvuga akazi kacu ni ugucuruza imodoka, kandi imodoka kuyicuruza ntabwo bitinda, ni iminota mike cyane. Imodoka imaze kuba yagura ko ntabwo bitwara umwanya munini. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni Special Technician ya Burashari. Kandi nkakubwira ko akari kazi k'umuturika, nitwe dutunganya imisoro twatumyemo kuri 98%. Dutunganya imisoro twatumyemo kuri 98%. Ese wari uzi ko ushobora kubona imodoka guhera kuri miliyoni 1.5 kuzamura guhesha imodoka yari nawe ushaka kugura? Wagira ikibazo wakena ugahita umpamagara nkayikugurishiriza ku buryo bwihuse. Ucunge neza, uraza guhita ubona imodoka. Nibyo ngiye kukwereka, nkwinjizemo imbere, nkwereka inyuma yaho, ku ruhande, ahantu uzavuga ati Burashari rwose warakoze. Rwose nawe murikira muhora mukurikira Burashari TV, mwakoze subscribe, urabona ahantu hatukumva ukoraho kugira ngo imitungo y'imodoka zose cyangwa imodoka zandika ku isoko uzajya uzibona. Njye nk'ibisanzwe kuri mikoro ndi Burashari Nigena Emmanuel. Kurikira.
uretse gato gifatire neza. Kigikira ko kitaza ataragendera. Yimukira ko ataza. iyo bimaze kabiri gatatu mpita mbifata nkaho aya mafaranga agiye ku mpamvu none iyo mbajije nabo barambwira bati yewe kifungo wacu ngo azatanga ari uko ngo yahembwe. Ubwo rero ngiye mbwira ibyo ngibyo urumva ko uko nanjye mpita mbifata nyine, ariko amafaranga ubu ngo aba yarakenewe dore na bamwe yarakenewe nayo kwishyura amarangi. Ndabona yahageze kwishyura amarangi no kwishyura amarangi bikuvaho ari ibintu byo kwerekana yamina byo gusiga ibyo kwerekana